Ibihe byiza kuri wowe nshuti y'umusaraba, Imana iguhe umugisha, Imana ishimwe ko itanze umunsi mushya, indi ntambwe Imana iteje. Turagushima mwami w'amahoro, urakoze kubw'uyu munsi nanone utanze mu buzima bwa benshi. Ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'amashimwe, w'umunezero mu buzima bwa benshi, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. God bless you. Imana iduteje intambwe nshya. Itegure utegure umutima wawe kubw'ikintu gishya Kristo agiye gukora. Baroma 12:2 Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ntimwishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo mugire imitima mishya, muhindutse rwose. Nkunda iki cyanditswe cyane. Ntabwo byakunda ko umuntu akora ikintu gishya muri Kristo Yesu agifite imitekerereze ye ya kera. Bisaba ko ikintu gishya gikorwa n'imitekerereze mishya, kuko buri muntu akora bitewe n'uko atekereza, bitewe n'ibyiyumviro bye agira. Ariko nanone umuntu acibwa intege cyangwa kubakwa binyuze mu byo yumva, mu byo atekerezaho no mu byo yizera. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abizera ijambo ryanjye bakarifata bakarikomeza, hari impinduka ziba mu buzima bwabo. Icya mbere, iyo tubasobanura dusanga bameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. What does it mean? Iteka iyo ubuzima bwawe wabukuye mu kuba umuntu ubaho uko abishaka yishingiyeho, ahubwo ukabwubakira ku mbaraga n'ubushobozi bw'icyo Yesu Kristo yakora, izo mpinduka ziraba, kuko utangira kubaho uko ijambo rye rivuga. Kandi ababayeho uko ijambo rye rivuga babayeho ubuzima yasezeranye. Ubuzima yasezeranye ntabwo ari ubuzima butabamo ibibazo n'intambara, ahubwo ni ubuzima bubamo imitekerereze iri positive no matter what. Kuko Bible iravuga ngo we don't live by sight, we live by faith. So even sometimes niyo ibyo ubona bica intege, kuko wamaze gusobanukirwa ko your faith is what matters. Kwizera umenya ko ariko gufite ijambo rya nyuma before yo guha agaciro ibyo uri kubona. You care about your faith. Amen. I hope you are following me. Rimwe na rimwe hari igihe uba utabona impamvu, ukaba utumva impamvu, ariko ukumva umwuka w'Imana aragusunika. Senga, iyirize, reka iki, kora iki. Ukibaza kubera iki? Mu by'ukuri twebwe turi mu isi. Ikindi kandi turi limited, cyangwa se hari ibintu bimwe na bimwe kamere ya muntu cyangwa umwimerere w'umuntu utatwemerera kugeraho, ahubwo bigasaba ko tuba turi kumwe na Mwuka Wera aturimo, afite ubushobozi buganje mu buzima bwacu bwose. Hanyuma kuko iteka hari igihe nta kintu uba uri kubona, nta kintu uba uri kumva, ariko kuko birivuga ngo Mwuka Wera arasaka akamenya ibiri mu mutima w'Imana, akamenya ibijya mbere mu isi y'umwuka. Ayo makuru yayamenya, ariko nanone yakureba akabona uracyafite imitekerereze isanzwe, yagereranya n'ikintu abona kiri kujya mbere mu isi y'umwuka, akavuga ngo uyu muntu akeneye refreshment, akeneye kuba renewed, akeneye kongera gukorwamo bitewe n'ikintu kigiye kuza. So
rimwe na rimwe Mwuka Wera adusunikira mu gufata amahitamo asa n'agoye yo gutegura imitima yacu kubw'impinduka nshya ziri mu isi y'umwuka. Hanyuma ukumva aragupushinga, senga, iyirize, reka biriya, itandukanye, wowe ntumenye impamvu, ahubwo aba arimo gutegurira kubw'ikintu kidasanzwe kigiye kuba mu isi y'umwuka. Hari icyo bari kugupangaho, hari igitekerezo bagufiteho, ariko yakureba akabona verisiyo y'uwo muntu ntabwo ifite ubushobozi bwazakira icyo kintu neza, agatangira kugutegura. Niyo mpamvu ari iby'agaciro bikaba iby'umumaro kumvira Umwuka Wera. Umukristo wese akwiye kujya yumvira Umwuka Wera, akwiye kujya ayoborwa n'Umwuka Wera, kuko amenya ibigenda byose, icyo bije gukora mu buzima bwawe, amenya ibije kwangiza, amenya ibije kubaka, amenya ibije guhindura, amenya ibije gukomeza, akagutegurira kubyakira. Icyo ni kimwe mu byo Umwuka Wera dukorera. Hanyuma agategura ubuzima bwacu kugira ngo twakire ineza yose twagenewe muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Data wa twese, uhoraho, uri uwo kwiringirwa kandi uwo kwizerwa, nukore umurimo muri twe, mu bitekerezo byacu, mu marangamutima yacu, duhindurwe rwose, twe kwishushanya nk'iby'iki gihe, ahubwo Mwami, Mwuka Wera aganze, Mwuka Wera ayobore, imitima yacu ibe mishya, ibitekerezo byacu bibe bishya, mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.